Isomo ry'umubare ya mbere mutagatifu Paul Ntumwa yandikiye abanyakorani. Bavandimwe, tubifurije neza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Murashimira Imana yanjye kubera mwebwe nibuka ineza yayo mwaherewe muri Kristo Yezu. Kuko rero Imana yabasenderejeho ingabire z'amoko yose muri we, cyane cyane iyo kumenya no kumenyesha abandi. Bityo guhamya Kristo ni ukuba mwaramwikomerejemo ku buryo nta ngabire n'imwe y'Imana muvuze mu gihe mugitegereje ukwigaragaza kwa Yezu Kristo umwami wacu. Niwe uzakomeza kugeza mu ndunduro kugira ngo muzabe muri indakemwa kuri uwo munsi wa Nyagasani Yezu Kristo. Ni indahemuka Imana yabahamagariye kugira ngo umwe n'umwana wayo Yezu Kristo umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyerekeye ihindukira rye ati, mwitonde mube maso kuko mutazi igihe bizabera. Bizaba bimeze nk'umuntu wagiye mu rugendo agashinga abagaragu be urugo rwe, akagenera buri wese umurimo we, naho umunyarugi akamutegeka kuba maso. Murabe maso rero kuko mutazi igihe nyir'urugo azazira, ari ku mugoroba, ari mu gicuku, ari mu nkoko cyangwa mu gitondo, kugira ngo atazaza butunguye agasanga musinziriye. Ibyo mbabwiye bibwiye n'abandi bose. Murabe maso. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Muri iki cyumweru cya mbere cya Diveni, bike nagarutseho mu ntangiriro, ubu turakurikirana inyigisho yateguwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati, yageneye nyine abakristo bo muri ako karere. Niyo tugiye gukurikirana, iragira iti umunsi wo gusabira amahoro mu isi, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Igihe cya Diveni ni igihe dutegerezamo kwakira umwana w'Imana, umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro, nk'uko umuhanuzi Izayi amutwereka. Mu guhozaho bashakisha ibyubaka amahoro, abepiskopi bo muri ibi bihugu byacu bitatu, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, mu nama yabo idasanzwe yateranye kuva ku ya 15 kugeza ku ya 18 Gicurasi mu 2022, yahisemo guharira icyumweru cya mbere cya Diveni umwanya w'isengesho no kuzirikana ku mbabazi, ubwiyunge n'amahoro. Impurirane y'iki cyumweru cya mbere cya Diveni n'itariki ngarukamwaka y'ishingwa rya ACAC, ariryo huriro ry'inama y'abepiskopi muri Afurika yo hagati,
tariki ya 3 Ukuboza 1984 nabyo ni ikigaragaza ugushaka kw'Imana idukebura buri munsi, dore hashize imyaka 39 iryo huriro ribayeho. Mu muhate wabo bashaka ibyubaka amahoro, abakaridinali, abepiskopi, abarikiepiskopi n'abepiskopi bagize inama ihoraho ya asiyase bahuriye i Roma kuva tariki ya 16 kugeza ku ya 18 Ukwakira 2023 kugira ngo baganire ku nzira ziganisha ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yabaye kandi urugero rutagatifu i Roma, ahaberaga sinode y'abepiskopi yahuzaga intumwa za kiliziya yose, ifite intero igira iti agura ikiganza cy'ihema ryawe. Muri uko guhura kwabo abepiskopi bongeye kugaragaza inyota yabo yo kubona abaturage b'i Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda babanye mu mutekano, bashyize hamwe kandi bahuje imbaraga n'abayobozi babo kugira ngo umwaka ubwumvikane buke buhagarare. Bifatanyije kandi abaturage bo mu bindi bice byinshi biri mu ngorane nk'izo, twavugamo mu burasirazuba bwo hagati n'igice cy'Uburayi bw'iburasirazuba. Kubaka amahoro ni igikorwa cya rusange kireba bose. Muri iki cyumweru cya mbere cya Adventi turasaba ngo habeho kumva agaciro k'amahoro mu isi no mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ubwitange bufatika bwa kiliziya mu guharanira amahoro, gushyira imbaraga mu kubanisha abantu no guharanira ubutabera n'ubwiyunge mu kuri, iherekezwa ry'abaturage ngo bivane mu bukene, gutoza abantu umuco w'amahoro n'urukundo rwa kivandimwe, ubuhamya gukwemera gikristo muri aka karere karimo ingorane. Kubaka amahoro ni ubutumwa bukomeza. Tuzahurira i Goma hamwe n'abepiskopi bagize ihuriro ry'inama y'abepiskopi gatolika ba Afurika yo hagati ku cyumweru tariki ya 28 Mutarama 2024 mu gitambo cy'Ukaristiya izasoza ku rwego rw'akarere icyumweru gisanzwe cyo gusabira ubumwe bw'abakristo, duhimbaza kuva tariki ya 18 kugeza ku ya 25 Mutarama. Muri uwo mujyo kandi abepiskopi bazongera guhurira hamwe mu kwezi kwa Werurwe 2024 kugira ngo bakomeze batekereze ku bibangamiye amahoro n'ikemurabushyo, hanaganirwa kuri gahunda yiswe amahoro mu biyaga bigari KPDP au cœur yacu. Mu izina ry'abakaridinali no mu izina ry'abepiskopi bagize ihuriro ry'inama z'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati, bifurije imyiteguro myiza yo kwakira mu buzima bwanyu no mu mitima yanyu ivuka ry'umwami w'amahoro. Bikira Mariya umwamikazi wa Afurika n'umwamikazi w'amahoro ashyigikire intambwe zacu kandi asabira Afurika n'akarere k'ibiyaga bigari. Korewe Kinshasa tariki ya 3 Ukuboza 2023 umunsi ngarukamwaka w'ishingwa ry'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati na Musenyeri Jose Muko, perezida wa ACAC. Niyemeje kwibuka
mwahawe isakaramentu y'ugushyingirwa, cya gihe mwasezeranaga ubudahemuka, ubumwe, kwakira no kurera neza abana bose Imana ibahaye. None uyu munsi mwiyemeje kwishimira, kwiyemeza mwebwe ubwanyu kuvugurura ayo masezerano mwagiranye imbere y'Imana n'imbere y'ikoraniro ry'abakristo. None rero musezeranye imbere y'umukirana mu buzima bwanyu bwose, haba mu byishimo no mu makuba, haba igihe muri bazima cyangwa se uburwayi, murabisezeranye. Musezeranye kubaha no kwakira neza abana bose Imana ibahaye nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ingabire itaheruka y'Imana. Murabisezeranye. Musezeranye gukora uko mushoboye kose kugira ngo urugo rwanyu rwa gikristo rubereho kuba kiliziya nzima. Murabisezeranye. Ongera Nyagasani urukundo abayoboke bawe, kandi ubatagatifuze basezeraniye imbere yawe udahemuka. Basesureho urukundo rwawe, bakomeze kuba iteka badahemukirana. Ubahere umugisha mu rubyaro rwabo kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Mufate impeta zanyu. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abahurira imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora gushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ubu rero bagiye kongera mwambikane impeta. Janine Uwingabire, umugore wanjye, nongeye gusezeranya ko ntazagurukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubona iteka ryose kugeza gupfa. Niba kandi ari abaduhemukiye muri uyu mwaka tumaranye, gusaba imbabazi. Eric Nshimiyimana, umugabo wanjye, nongeye gusezeranya ko azahemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro mu makuba, waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose
kugeza gupfa. Niba kandi hari aho naguhemukiye muri uyu mwaka umwe tumaranye, nanjye gusaba imbabazi. Nyagasani Mana niwe washatse ko abashakanye bashima urugo ku rugero rw'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Reba ubugwaneza bwawe, amasezerano y'umuryango wawe, ugushimira ibyiza byose wawugiriye, kandi ubahe guhora bagusingiza ubudahwema mu byishimo kugeza igihe bazaba batashye mu nzu yawe, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Imana ikomeze ibafashe mubane neza, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, akira amaturo tuguhereje avuye mu byiza dukesha ubuntu bwawe, maze ibyo uhaye abayoboke bawe ugutura muri iki gihe gihita ibibahinduriremo bibatebukire iteka kubwa Kristo umwami wacu. Imana yawe yungukire iby'ijoro, dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka nta rwose Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu,
Mana ishobora byose ugahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Igihe aje ubwa mbere yiyoroheje muri kamere muntu yemeye kugira iye, yujuje atyo wa mugambi wa kera na kare wo kuzatwoherereza umucunguzi, maze atwugururira inzira y'umukiro w'iteka, kugira ngo igihe azaza ubwa kabiri yisesuye ikuzo, noneho tuzagororerwe umugaragaro ibyiza twasezeranijwe, tukaba tubitegereje tubutarambirwa. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba igisingizo cy'izina ryawe tuvuga hema tuti: turabatakambira tugusaba kuganiriza Kristo umwana wawe n'umwami wacu, ngo wakire ayo maturo y'isugi maze uyahe umugisha. Tuyaguturiye mbere na mbere kiliziya yawe ntagatifu gatolika, tugusaba ngo isakazemo amahoro, uyiragire, uyibumbire mu bumwe kandi uyirengere aho iri hose. Tuyagutuye dufatanyije n'umugaragu wawe papa wacu Francisco, n'umwepiskopi wacu Ntoni, n'abagaragu bawe bose b'indahinyuka, n'abandi bose bashinzwe kwemera gatolika bakomoka ku ntumwa. Nyagasani wibuke abayoboke bawe dusabira. Wibuke n'abateraniye hano bose usanzwe kwemera kwabo n'ubuyoboke bwabo, tubaturiye iki gitambo kigusingiza, kandi nabo ubwabo barakigutuye bisabira, basabira n'ababo bose gucungurwa n'umukiro n'ugutunganirwa bizeye. Ni wowe bayobotse Mana ihoraho, Mana y'ukuri, Mana y'ubugingo. Twibumbiye hamwe twifatanyije na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Yezu Kristo yazutse ava mu bapfuye. Turibuka kandi twubaha mbere na mbere umuhire Mariya ubengerana ikuzo umubikira iteka, nyina w'Imana Yezu Kristo umwami wacu. Twibuke kandi na Yozefu mutagatifu umugabo w'umubikira, intumwa zawe ntagatifu n'abayo bagupfiriye, Petero na Paulo, Andereya, Yakobo, Yohani, Tomasi, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Simoni Matadeyo, Lini, Kaiti, Clementi, Sixti, Cornelius, Priani, Laurenti, Crisogoni, Yohani na Paulo, Cosima na Damiyani, n'abandi batagatifu bawe bose. Girira amasengesho yabo n'ibyiza bakoze, maze ugihora batabara kandi barengera muri byose. Hahirwa abatumye gusangira ku meza ya Nyagasani, dore ntaba w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Yezu duhabwa, turinda, turagera, tubesheho, azatugeza mu bugingo bw'iteka.
bidatinze iyi mihango y'ukarisitiya tumaze guhimbaza nitugirire akamaro idufashe kunyura mu by'isi bihita kuko muri iki gihe hariyo ukoresha ngo dutoze gukunda no kwibanda ku by'ijuru bizahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Ndamwemera ko umwana w'ikinege w'Imana yaje mu bantu mukaba mutegereje kuza ko yuje ikuzo. Imana ishobora byose kandi igira impuhwe nibatagatifurije umucyo w'urumuri w'umwana wayo ugiye kuza maze ibasakaze umugisha wayo. Muri uru rugero mukirimo ku isi nibagira idatsimburwa mu kwemera ibahe gushishimishwa mu kwizera bifitemo no kuba ingirakamaro bitewe n'urukundo, kugira ngo mwe abishimiye kwakira mu bwuzu umucunguzi wacu ugiye kuza muri kamere muntu muzashobore kumusanganira igihe azaza ubwa kabiri yuje ikuzo mukazahabwa ibihembo by'ubugingo buhoraho iteka. Ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro n'ibyishimo mu Nyagasani. Adiventi nziza. Par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.